twongeye kubaha ikaze mwese mukomeje gukurikira gahunda za Buhuru Boy TV. Uyu munsi tugiye kubagezaho ibyiza byo gukora meditation. Na n'ubu ngubu hari abantu batari bamenya akamaro cyangwa se ibyiza byo gukora meditation. Wowe icyo usabwa ni ugukanda subscribe kuri Buhuru Boy TV kugira ngo buri munsi tujye twibanira mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Icyambere, gukora meditation bigabanya stress cyangwa se umuvuduko w'ibitekerezo no guhagarika umutima. Meditation cyane cyane mindfulness meditation, iyi igabanya ikigero cya cortisol cyangwa se hormone ya stress. Ibi bigufasha guhumurizwa no kugarura ituze mu gihe wumva uhagaritse umutima. Ikintu cya kabiri ni uko meditation ifasha mu guhagarika ibitekerezo bihungabanya cyangwa se anxiety mu rurimi rw'amahanga. Abantu benshi bakora meditation bemeza ko bibafasha guhangana n'ibitekerezo by'ubwoba cyangwa se no guhangayika no kudatekana. Ibi bituruka ku kuba meditation yigisha kwibera mu gihe cya none cyangwa se present moment, aho kuba mu bitekerezo bishingiye ku byabaye cyangwa ibishobora kuzaba. Icya gatatu, meditation iteza imbere kwiyakira no kwimenya. Meditation igufasha kumenya neza uko wiyumva. Ituma ubasha kurwana n'ibiguhangayikisha. Iyo ukora meditation mu mutuzo niko wimenya kandi ukiyakira kurushaho. Icya kane, meditation iteza imbere impuhwe no gukunda abandi bantu cyangwa se ibyo bita mu rurimi rw'amahanga loving kindness. Hari ubwoko bwa meditation bita meta meditation cyangwa loving kindness meditation. Ubu ngubu bugufasha gukomeza amarangamutima yawe y'urukundo n'imbabazi n'ubworoherane ku bandi bantu no kuri wowe ubwawe. Ikintu cya gatanu, meditation iteza imbere ibitotsi cyangwa se sleep mu cyongereza. Abantu bafite insinziro mbi bashobora kubona impinduka nziza nyuma yo gukora meditation buri munsi. Meditation kandi ifasha ubwonko bwawe guhindura mode, bukava ku guhora bwikanga bukajya mu mutuzo urambye. Icya gatandatu, meditation ifasha umubiri muri ubu buryo: umuvuduko w'amaraso, umutima n'imyakura. Kuvuga ngo meditation ihagarika ibikorwa byo guhangayika bikabije, ikagabanya kandi icyo bita blood pressure, igafasha umutima gutera mu rugero ndetse ikarinda indwara zifitanye isano no kunanirwa kw'imyakura, aribyo bita nervous system. Icya karindwi ari nacyo tugiye gusorezaho, meditation yongera ubushobozi bwo kwibanda no gufata ibyemezo. Meditation ituma ubwonko bumenya gutandukanya ibikenewe n'ibidafite umumaro, bigafasha gutekereza neza no kwibanda ku nshingano mu kazi, mu ishuri cyangwa mu buzima bwa buri munsi. Umwana ukora meditation ntashobora gutsindwa mu ishuri. Sori gato, hari n'icyamunane. Icyamunane ni uko meditation itanga ituze n'ibyishimo bisanzwe, aribyo bita inner peace. Hari ubwo umuntu aba adafite impamvu runaka yo kuba atekanye, ariko meditation ishobora kugufasha kumva umunezero udashingiye ku bintu by'inyuma. Dore uko watangira gukora meditation. Icya mbere, hitamo ahantu hatuje, ujye nko ku mazi cyangwa se ujye mu gashyamba. Icya kabiri, fata iminota
5 kugeza ku minota 10 ujye ubikora buri munsi. Icyo gihe ni ku muntu utangira, ibyo ngibyo biba bihagije. Icya gatatu, mu gihe ukora meditation funga amaso maze wicare neza, urambure ibiganza ubiramburire ku maguru. Icya kane, humeka buhoro wibande ku guhumeka. Icya gatanu, niba ibitekerezo bitangiye kuzenguruka ugomba kubigarura ku guhumeka kwawe kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Uba ugomba guhumeka utuje. Reka dusoreze ahangaha, kandi ndagushimiye cyane wowe wabanye natwe kuva iki kiganiro gitangiye kugeza kirangiye. Mwibutsa gukanda subscribe kuri Buhuru Boy TV niba aribwo bwa mbere ubonye iyi channel yacu ya Buhuru Boy TV. Ukore share, like na comment kugira ngo abandi bantu babibone.